imyumvire n'ukuri biranga stataye cyangwa se y'urukundo. Ikintu cyo ugomba kumenya nuko urukundo rwose rugira ibyo rugomba. Buri rukundo rugira ibyo rusaba, kandi buri bantu bose bajya mu rukundo baba bafite icyo baruteganyaho. Rero iyi ni imyumvire n'ukuri ku mubano muri icyo bita relationship status. Ugomba kumenya niba ugiye mu rukundo, ukamenya kuri ko mugiye gukundana, cyangwa se ukamenya ko ugomba kubyitwararikamo cyane. Icya mbere, nta mugabo ukunda umugore uboneka kuri buri wese. Umugore wigira uwo buri wese ageraho byoroshye uko yiboneye, atuma agaciro ke kagabanuka. Kwiyubaha, kwitandukanya n'ibidakwiye no kwihesha icyubahiro bituma ugira agaciro mu maso y'umugabo utekereza neza. Iyi ni imyumvire 10 rero, cyangwa se imyumvire 10 n'ukuri ku mubano, kuri relationship status. Ubwo rero kora subscribe, iyi ni yacu yanyu Ubwenge TV. Rero umwitwarire cyangwa se imyitwarire ya kabiri, hari imyaka ugeraho ukamenya ko umubano utazagenda neza uhereye ku biganiro gusa. Uko ukura niko ubonera mu magambo n'imyumvire y'umuntu niba mufite icyerekezo kimwe. Niba rero ibiganiro byanyu bidafite aho bigana, uba ugomba kumenya hakiri kare ko uwo mubano ushobora kutakugirira akamaro, ugahita uwusohokamo hakiri kare nibuze ubwenge. Icya gatatu, niba ugomba gusaba umuntu gukora ibyibanze no kumwibutsa ko akwiriye gufatwa igendere. Urukundo nyarwo ntirusaba gusabirwa, ntabwo rwingingwa. Niba ugomba rero guhora wibutsa umuntu kukubaha, niba ugomba guhora wibutsa umuntu kukwitaho no kugufata neza, uba uri kwiyangiza amahoro yawe. Igendere kuko amahoro yawe arusha agaciro uwo mubano. Wikomeza guhora winginga ati wamba uri ukankunda, ese kumbwira ko nkunda ukabutanyitaho, oya, uvemo. Icya kane, ntukirengagize ibimenyetso bibi ubona mu ntangiriro. Ibyo wita red flag mu ntangiriro ubihisha ushaka kubona ibyiza mu muntu, nibyo bizakubabaza cyane nyuma. Turi kugenda ubona ari kukwereka, ukabona ni bibi ariko ukavuga ati nta kundi, ibingibi nta ribi, uyu muntu n'ubundi ni mwiza, nta ribi rye, ibingibi wenda nutuba tuje. Oya, nabyo byiteho. Ibyo ubona kare biba ari ukuri, ntukabyirengagize, ntukabyima amaso. Icya gatanu, kugumana umuntu ntibisobanura ko agukunda. Hari abantu bagumana abandi kubera inyungu, ubwoba bwo kuba bonyine, cyangwa kuba bagira icyo babungabunga. Kwibuka ko hari n'abaguha injangwe, cyangwa se abagura injangwe bagamije kwirukana imbeba. Si urukundo buri gihe. Ugomba kubimenya neza cyane. Abagura injangwe bose ntabwo ari uko baba bazikunze, ahubwo hari n'abagura injangwe mu rwego rwo kugira ngo birukane imbeba. Icya gatandatu kiravuga ngo iyo sex ari cyo kintu cyonyine mu mubano, uba uri ubusa imbere. Umubano mwiza si uguhuza imibiri gusa. Umubano ufite ubuzima ni uw'abantu basangira intego, icyerekezo, indangagaciro n'inzozi. Iyo rero ibyo bidahari, umubano uba udafite inshingiro. Niko bimeze. Icya karindwi, jya wiga gufata imiryango y'abantu bagutera uburozi. Ndagisubiramo icya karindwi, jya wiga gufunga imiryango y'abantu bagutera uburozi. Guhora uha umwanya abantu bagukomeretsa, ubita gushaka closure no gutinda gukira mu mutima. Hari abantu ukwiriye gufungira umuryango burundu kugira ngo utere imbere. Babantu bose bagenda bagukomeretsa, abantu ushaka kugera ku kintu, abantu babona wabonye igiceri, bakumva ko mwahita mukirya kandi ufite nawe iterambere ryawe, ariko ntibaryumve. Abo bantu iga gufunga umuryango kuri bo. Icya munani, irinda abantu
abantu bakomeretse bababaye kandi bahora bafite ibyago. Niba umuntu atarakize ibikomere bye, ashobora kukugiraho ingaruka mbi. Si inshingano zawe gukiza buri wese. Rinda umutima wawe n'ahazaza hawe. Icya 9, umujinya ufungura umunwa ugafunga ubwenge. Ndabisubiramo. Icya 9, umujinya ufungura umunwa wawe ugafunga ubwenge. Iyo urakaye uvuga byinshi udatekereje kandi ugafata imyanzuro mibi. Jya wiga rero kwigenzura, uceceke, ubanze utekereze, ushakishe umuzi w'ikibazo cyangwa se w'ikikurakaje aho kuvuga amagambo uzicuza. Icya 10, ku bagore menya ko hari abagabo bavuga kandi bakora byose bagamije kukuryamana gusa. Ntabwo ariko abagabo bose bazaza bagamije yuko mwaganira neza cyangwa se wababera inshuti. Amagambo meza siyo kimenyetso cy'urukundo. Reba ibikorwa, si amagambo. Umuntu wese ushobora kuvuga neza ariko ni ibikorwa umuntu ashobora kuvuga neza ariko n'ibikorwa bigaragaza ukuri. Ntukabeshywe rero, cyangwa se ntukabeshywe n'amagambo adafite ibikorwa biyaherekeza. Ibyo ni ibintu rero 10, ni imyumvire 10 n'ukuri ku mubano, icyo bita relationship status. Icya mbere twavugagaho, nta mugabo ukunda umugore uboneka kuri buri wese. Icya 2, hari imyaka ugeramo cyangwa se ugeraho ukamenya ko umubano utazagenda neza uhereye ku biganiro gusa. Icya 3, niba ugomba gusaba umuntu gukora iby'ibanze no kumwibutsa ko uko ukwiriye gufatwa. Igendere. Niba uri kwibutsa umuntu wese, niba ugomba gusaba umuntu kuba yagenda kugukunda cyangwa se ibiki byose, igendere kuko umuntu niba atabyibwiriza, uwo muntu ashobora kuba atari wawe. Icya 4, ntukirengagize ibimenyetso bibi ubona mu ntangiriro. Icya 5, kugumana umuntu ntibisobanura ko agukunda. Icya 6, iyo sexy ari cyo kintu cyonyine mu mubano, uba ari ubusa imbere. Icya 7, jya wiga gufunga imiryango y'abantu bagutera uburozi. Icya 8, irinde abantu bakomeretsa, abantu bakomeretse bababaye kandi bahora bafite ibyago. Icya 9, umujinya ufungura umunwa ugafunga ubwenge. Icya 10, ku bagore, kireba abagore, menya ko hari abagabo bavuga kandi bakora byose bagamije kuryamana gusa. Kora subscribe rero. Iyi ngiyi ni Ubwenge TV, aho dukomeza kugenda tukungura ubwenge, kandi ubwenge bucurwamo amafaranga. Icyo ngicyo ugomba kukimenya. Dusoza rero, umubano mwiza ushingira ku kwiyubaha, ubwenge n'ubumenyi, no kumenya igihe cyo kugumana igihe cyo kugenda. Kumenya igihe ugumira ahantu n'igihe cyo kuhavira. Ntugatinye rero kugenda aho amahoro yawe adahari. Urukundo nyarwo rutanga amahoro, si umubabaro. Icyo ngicyo nacyo ugomba kukimenya. Iyi ni yacu yanyu ya mbere ku isi yizewe rero, igomba kukugezaho byinshi, inama nyinshi mu buzima. Kora subscribe. Mu kanya ndaje gatoya tuganire noneho ku biribwa ugomba gufata bitewe n'ibihe urimo. Ibyo byose rero ndaje mu kanya gatoya. Kora subscribe kugira ngo tuze kubana.